wakoresheje irihe banga kugira ngo izo manevure zisoze imodoka itazimye? Iryo banga uriho abasongozi nabo bantu bafite ikibazo cyo kuzimya imodoka basubizwe muri rusange, ubihera imba mutima zawe kuri circulation wakoze uyu munsi. Undi kintu cya mbere ugomba gufokasinga, first listen, focus and then act. Ibintu bikageraho ukabutakibuka neza utuntu wowe ikintu ukora nje ikintu ngiye ku giti cyanjye nakoze. And also I would like to thank Umusongozi, right? Yes guys, that guy Umva azi ibintu kuko Imana, please go and mushaka kumenya utuntu twinshi like how I did it, like nyine kuno ngenda nihugura amagambo make ngenda nyine menya niki niwe na approachinze on his YouTube channel. Hano hasi ndaza kushyiramo muri nibishoboka muri description box what happened. Yeah. Ni United Driving School. Nyuma y'imyaka itari mike, United Driving School ifasha abanyarwanda kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga byo mu nzego zitandukanye mu rwego rwo koroshya no kwegereza serivisi abakiriya bayo. United Driving School ubu yabazaniye amakamyo abafasha kubona kategori E ndetse na D1 mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata. United Driving School urayisanga mu Rwanda hose, mu karere ka Bugesera urayisanga mu mujyi wa Nyamata munsi ya depo ya Burarirwa. Ku bindi bisobanuro hamagara 0783646165. Yo, what's up Liz, reka nizere ko mumeze neza cyane abasongozi mwese muri mu nguni zitandukanye z'isi. Witeka komeze kubarinda no kubaremera amashimwe nk'ibisanzwe. Genda umukozi w'abasongozi MC Lucky the one on ikinyobwa kimara inyota, pome mbuto bucura bwa Nyagasani umuzukuru mukuru wa Abrahamu, kimwe mu byiza nyaburanga u Rwanda rufite B83 body mind bedroom 4B, kagenda mayaga n'amaguru ruvugumva rukavuga umugore kumukinga adafashe byondo byuhoraho buzima rakambaza Uwiteka wakoze tifang brush ndetse kicuruze bikanga na babandi batwanga tuzabashyiraho indabo. Wasaba neza, reka nizere ko bumeze neza cyane. Uyu munsi nta masomo, nta rush, nta stress. Ikintu kituzanya hano today na amashimwe. It's Friday bro. Friday ni hatari banumva ntazi. Uretse gato ibyo turazi kwigaruka after. Ndi kumwe na Oye Beat, ndi kumwe na Doyenne, abantu bakurikira Umusongozi. Uyu mukobwa mwiza cyane twicaranye kabisa wafunze imisatsi nka Priyanka Chopra wabaye Miss Wisi mu mwaka w'2000 baramubonye ku Musongozi. Uyu mukobwa namuberetse amaze kwiga iminsi 6 ariko yakoraga ibitangaza ku modokari. Reka mbe ndetse kubigarukaho cyane, ndaza kugaruka mu kanya. Reka mbanze mbifuriza ibihe byiza mwese aho muri mu nguni zitandukanye z'isi. Nkuko nabibabwiraga abantu mwese mwakoze subscribe ku Musongozi, abantu mugenda munyere ku rukundo uko bukeye uko bwije, nanjye ndabemera cyane. Abantu mufite ibizamini byo gutwara ibinyabiziga muri uyu mwaka ndetse no mu mwaka uzaza, nzabana namwe kugeza mpfuye kabisa. Igihe hari abantu bakinyeneye muri la service, nanjye naba promisinze ko nta hantu nzajya. Nabwiye ko nifite ibintu byinshi cyane nari gukora muri industry, nari ku directing izindi filime, sinkore bira bintu, nari mfite izindi ndoto z'ibintu ngomba gukora, ariko birangira mpisemo gukora tutorials z'imodoka kugira ngo mfashe abantu bifuza impushya zo gutwara ibinyabiziga muri rusange. Uyu munsi nta masomo menshi cyane dufite amashimwe mu mitima. Uyu yari Doyenne w'abanyeshuri banjye, nababwiye na mbere yari head girl, ubu yabaye animatrice. Umeze neza da. Babaye prefect. Ibintu bya animatrice biracurigutse. Uri prefect ubu ngo. Urumva umeze gute kuri uyu munsi? Yanjye ni ntangi bwanjye ntiyumvishaga. Undi mbere na mbere ndashima Imana. Yeah. Ndashima mama wanjye kazi ukurikira. Upfa kuba ndimo. Ndabubwiza ukuri ko njya gutangira gukora. Nabanje kwiyumvisha ko nta bintu byo kugira ubwoba kugira ngo ibintu byose numve ko biri buze kugenda neza. Ariko kuri sayita umuntu yagongaga mu modoka. Ariko ngo umunyeshuri muri mu kizami yagonze imodoka byanyabyo ngo yateye sisi ari muri bakimomo. Ariko yari yatsinzwe byanarangiye mu guhagarara baje kuko hari abantu baba bashinzwe guhita bakuraho imodoka. Yeah. Baje kuyikuraho.
baba we ibintu byabaye byo ntago bibaho. Yari ari gukora ikihe kizamini? Mwari muri gukora ikihe kizamini? Twari twabanje ku makona. Ibyo byabaye muri mu makona? Njye nari narajyaho urumva imodoka yanjye yari iri kuza bagenda bazituzanira ukinjiramo ukajya guteraho ku makona. Yego. Ubwo we yaje asoje maybe ashobora kuba yagonze ku ikona ryo hagati. Mu kurigonga asubira inyuma gake gake baje gufata imodoka. Ibintu byahabereye nanjye ubwanjye sinayibonye neza nirutse. Wirutse? Urahunga byo guhunga se? None se yarakwegereye wirutse uhunga iki wowe? Ariko bitewe nuko imodoka najyaga kwanga ngo nagiye muri direction ye hirya ikagaruka hino yakubise akazigzag mu kibuga. Katabaho. Mutaza kuba confused no kuvuga ngo twaciyemo ikiganiro hagati ariko ndagira ngo mabwire ko kuri uyu munsi ku itariki takizingaye 29 ni itariki ya danje kuri wowe I think that's ntago bibo. Uyu munsi nibwo Doyenne yakoze ikizami yatsinze ngira ngo murabyumva aje hano ku musongozi kugira ngo abaho ubuhamya ko bishoboka ariko nakantu k'ubwoba nyene katapfa kubura. Uyu munsi nibwo yakoze ibintu byamugendekeye neza ikizamini yagitsinze ariko turashaka tubwira guhera byibura nko ku munsi wejo buri buke akora ikizamini ubwo ni ku itariki ya 28 kugeza mu gitondo ku itariki 29 agiye mu kizami atubwira ukuntu yiyumvaga n'ukuntu yarameze. Wari witeguye uti ikizami kugera ugeze kuri tere mu gitondo? Oya narinze no kuvuga ngo gweri nijoro gwera ku itariki 27 ejo bundi hashize ndota sino kurota banza numvaga ameze nk'ukanuye ibintu byose nkumva wagira ngo ndi mu kizami nkabyuka icyo gihe umunsi ukurikiyeho narabyutse ngira ngo sinasinziriye neza ubwo nasinziriye ku manywa and then bigeze nijoro nagiye kuryama kuvuga guke uvuze ngo iki wowe wayivuze guke yakoze ikizamini cya Perime bro ntabwo uzi ngo ninde wafude Doyenne yatsinze bro ngwino mukubite mani ko ngwino mukubite mukore mu kiganza we no provisoire oya na provisoire yari Doyenne w'abanyeshuri banje bro ukuntu watwaraga iyo utayibona ngiye twari gusore yari umuhanga kabisa mu bigaragara byo kuko yari yariteguye yabanye n'umusongozi igihe kinini cyane hari komeza twibwirira rata Doyenne. Ubwo rero byageze nimugoroba ngiye kujya kuryama kwa kundi kubuzi kuri bubyukire mu kizami utegura ibintu byose byangombwa uri bukenere nk'irangamuntu provisoire byose ukabishyira hafi. Nashatse irangamuntu ndayibura nayishatse ubwo ya saa 3 za nijoro ndakeka ndayibura kugeza nka saa 5 niba saa 5 ako naryamye saa 6 ako ubwo hari saa 5:50 nshaka irangamuntu ndayibura nangira kuvuga ati kizamini sinzwe hakiri kare ntaranabyuka ntaraninjira mu munsi ariko mu by'ukuri byageze aho ndayibona nshima Imana ndabata hino ubwo nasinzira ariko no kuryama n'ubundi byageze aho biranga nanarose n'ibintu bibi kubera ubwoba ariko ni ibintu bitarimo ibanga watubwira yego izo nzozi wazitubwira ngo twumve ko byibura no muntu uzi kurotora inzozi hano gatubwira icyo byari bivuze. Ntago narose ibintu bijyanye n'ikizami namwe se narose byose byari bibi. Tubwire dutekerereze twumve n'undi muntu uzabirota tuzamusengera. Tubwire twumve ibyo ari byo. Ntabwo ari ibyo ngibyo. Hari umupapa w'inshuti ya papa nzi. Yes. Kafe sinzi namuzi. Ndamuzi mzee Kafe. Narose mubona we ngabyimbye indango n'amaguru agenda. N'amabyeri. Oya ntabwo ari ibintu byaganje. Kurotora inzozi n'indazi ntabwo ari gusobanukirwa. Ntukatike kugira wenda ngo yatwite cyangwa ibintu. N'amabiya. Niba atanayanywa babona bagiye cyangwa bakamuterekeraho urushwima. Mbirota gutyo ndotayo n'umuntu bagonze nazi uwari ngo kandi ibyo byo byabaye mu kibuga rero muri guze kuka by'inzozi
oh yes urakabya ahubwo muhamagara kukabya ushatse kuvuga ngo njyewe ndo hari igihe ubwo babyita gutera wowe ukabya inzozi abantu bagereka tuvuge neza aha ugeze hano kwerekwa ariko kwerekwa no gukabya oya ibyo bintu biratandukanye bra mutancabiranye kwerekwa no gukabya inzozi biratandukanye umuntu werekwa ni umuntu ushobora kuba ari gusenga akagira iyerekwa nyine umwuka ukagira ibintu umusobanurira mu gihe ari gusenga wenda ukaba ari gusengera wenda oya ntabwo biriya ni ukurota nyine n'inzozi inzozi no kwerekwa biratandukanye herekwa umukirisitu ndashaka kukubaza ku kizamini cyawe duhaye mu gitondo uhagaze mu kibuga ugiye gutangira ikizami byanze bikunze hari ukuntu wiyumvaga bidasanzwe n'abantu bahagarara nkabona bari gutitira amaguru wiyumvaga gute ubwo bari bakuzaniye imodoka ugiye guca mu makona ikizamini cya mbere mukora okay kuko hari hamaje kuba icyo kibazo cy'uwo muntu ugonza abo bantu n'ibikigonza imodoka ako kanya bikibanagize ubwoba ariko mpita mfata telefone mpamagara mama ndamubwira ati rero mbwira nk'ijambo rimwe basi numva ko natuza nanjye wampamagaye ndabyibuka nawe ndaguhamagara nabanje mama yarambwira ati rero wibuke ko amasengesho twakoze nijoro atari ay'ubusa kumva kandi nijoro buriya mwiherereye muranasenga mugiye kuryama murabisengera na mu gitondo mbyutse ndangije arambwira ati ikintu ugomba kumenya cyo nk'uko umusongozi yabikubwiye ntabwo ugomba kugira wowe ikintu ukora wapurika ibyo wize gusa nk'uko babikubwiye rero aba ariko nawe ubishyira mu bikorwa so rero navuze nta mpamvu yo kugira ubwoba bariya bari kurwana n'urwabo nanjye rero ngomba kumenya ibyanjye nta mpamvu yo kugira ubwoba nyine kandi ibintu narabyize ndavuga rero nta mpamvu ngenda ninjira mu modoka ndatuza nanimvira n'uturirimbo oya wakoze akazami wumva n'uturirimbo bikomeye usikusetsa ndashaka kukubaza akantu hari abantu baba batsinzwe ikizami urabizi kandi nawe wanabibonye wenda ubu ngubu wagiye ugira amakuru menshi cyane kuri kiriya kizamini buriya umuntu amaze gutsinda yicaye atuje nibwo amedita akabona ukuntu biriya bintu nyine hari uburyo bitsinda abantu atari uko babinaniwe hari abantu bagonza amakona kandi bari basanzwe bayazingira ngo wagiye ubabona wabonye bishobora kuba biterwa n'iki nk'umuntu wari uri kuritera ubyirebera n'amaso yawe ikintu cya mbere kibitera ni ukugira ubwoba kuko hariya nta kintu kidasanzwe uba ugiye gukora aba ari ibintu wize wasubiyemo inshuro nyinshi uzi amategeko abigenga njyewe akenshi nabonye abantu benshi batsinzwe ku makona byatewe no kuyagonga abenshi nicyo kintu bazize ariko uku kuyagonga ni ukuba wenda yashyizeho umuriro mwinshi cyane kandi mu by'ukuri ntabwo ariko twagiye tubyiga sinako tubizi agamashini aganyu gukora ni ugukurikiza amategeko n'amabwiriza ako kantu wakumvishe siko twagize gute siko twabyize wowe wabyize ute duhaye babwira ukuntu wize amakona wowe ubundi ikintu cyagufashije gufata ikona vuba ko biri no mu bintu wahise wumva vuba cyane bwira abasongozi babwira ati umuntu ushaka kumenya ikona vuba yajya akoresha ubu buryo cyangwa se ushaka gutsinda ikizamini cy'ikona wakwitwara gutya ni irihe banga we wakoresheje kugira ngo utambuke mu kizamini cy'amakona mukora bwa mbere ugitambuke mu mahoro ni irihe banga wakoresheje kugira ngo kiriya kizamu giceho fresh ibanga nakoresheje mbere na mbere njyewe nabanje kwiyibutsa neza uko ibipimo ufata nyine biba bimeze uba ugomba kuba uzi ibipimo ikindi kandi ukirinda guhagarara nk'uko nyine amategeko aba abivuga kandi niba ugiye gukora rivasi nyine ugenda usubira inyuma ukibuka gushyiramo double kinyoteri ukanashyiraho n'umuriro mukeya kugira ngo utaza kugonga amakona kandi ikindi ukagenda iyo ubonye ugiye kwegera amakona y'ibumoso ugashyiramo umwanya sinzi ukuntu nabibabwira ariko ni ukuvuga ngo ahantu iyo ubonye uruhande ugenda urebamo muri side mirror yawe iyo ubonye umwanya ari munini uregera waba wabaye muto ukahunga nk'ibisanzwe ibyo byo ni ibisanzwe hari akantu uvuze ka double kinyoteri uri gusubira inyuma mu makona ikindi kintu ngewe cyamfashije cyane uriye kujya mu kizami hari ukuntu usanga warize mu guhera mu ntangiriro aribwo bakubwiye ibyo bintu amategeko yose by'ibimenyetso uba ugomba nyine ubwo nabyita gute amategeko n'amabwiriza uba ugomba gukurikiza
cy'ibimenyetso uba ugomba gukoresha uri gukora ikizamini. ibyo bimenyetso byose Ibimenyetso bimurika ibinyoteri n'ibiki n'ibiki. Ibimenyetso ushaka kuvuga ni ibi. ibipimo Ibipimo. Amameziri ugenda kugenda ufata tu. Okay, ibyo bintu hari ukuntu nk'abantu tuba twiga mu bitubwira mbere. Noneho ubwo iyo ukomeje kugenda ukora wiga ntabwo ari ngombwa ngo ukomeze kubigusubiramo byose. Yes. So rero ngewe ikintu cyamfashije hari ukuntu nyine ukomeza kugenda ubikora bikagera aho ukaba utakibuka neza utuntu wowe ikintu ukora ngewe ikintu ngiye ku giti cyanjye nakoze mbere y'uko nkora ikizamini nyine ubwo nijoro ryashize nabanje njya kuri YouTube channel yawe nsubiramo neza ni YouTube channel yanjye YouTube channel yacu nk'abasongozi urubuga rwacu oye kora hano ako rimaze gukura ku rubuga rwacu yego urubuga rwacu niyibutse ibipimo nicyo kintu cyatumye nyine ibintu byose ubundi mbikora neza muri rusange. Ni ukuvuga ngo wowe wagiye mezire wamaze kuzitereka mu mutwe fresh. Nk'umuntu wamaze kugira amakuru hariya hari abantu benshi baba bakidukurikirana ku rubuga rwacu nk'uko yabitubwiye baba bakitubaza n'ibibazo byinshi cyane bitandukanye. Hano hari umuntu utubajije ngo mwiriwe neza umusongozi uzadukorere video uko wahindukiza imodoka uri muri circulation wirinda ko yakuzimana. Sibyo bro, ndakwemera nanjye ndi kwitegura ikizami gusa video zawe ziri kumfasha pe Imana ijye iguha umugisha bro. Uwo muntu wamusubiza iki? Izo manevre wazikoze bakujyanye mu muhanda bambwiye ko ari umuhanda bakujyanyemo nakujyanyemo turi kwihugura bagukoreshamo manevre ari nazo wakoze ugahita ugaruka mu kibuga. Wakoresheje irihe banga kugira ngo izo manevre uzisoze imodoka itazimye? Ibyo banguriha abasongozi nabo bantu bafite ikibazo cyo kuzimya imodoka basubizwe muri rusange ubihera imba mutima zawe kuri circulation wakoze uyu munsi. Rero nta banga rinini cyane cyangwa se nakita ibanga nakoresheje ngewe ubundi ikintu cyose ikizami cyose nakoze naplikaga ibyo nize. Kandi ikindi nimba warize ko n'imodoka ari bwije kuzimura byumva urabyumva hari ukuntu ibanza gutitiramo yitashyizemo umuriro. Kandi ikindi wenda igihe bakujyanye muri circulation bakakwinjiza mu kandi gahanda ugomba gukurikiza igisate cy'umuhanda cyawe akaba ari cyo ugenderamo kandi ukubeza double kinyoteri cyangwa se kinyoteri yo guhaguruka cyangwa se icyerekezo ugiyemo. Ikindi kintu ugomba nyine kutagonga ahantu wenda niba bakwinjiye muri ako gahanda ugakora ni manevre ukayikora neza gake witonze niyo byagusaba imyaka nk'uko Agatinya byagutwara umwaka uri gukora manevre fa kutazimu uzabikora utuje fa kubita kuzimanye ubundi ugasohoka neza nta banga ngewe ubundi numva byadanje nawe nakoresheje usibye kubahiriza ibyo wambwiye gusa. Urakoze cyane. Akandi kantu kamwe duhita tugana no ku musozo ati murakoze cyane nitwa Elazme dusingiza Imana mumbwire ahamanuka hakoreshwa iyihe vitesse byanze bikunze bakumanukana hariya mu Gatare wahanyuza umanuka. Wakoresheje vitesse zawe gute mu buryo bwo kwangaja? Wakoresheje vitesse zingahe wangaje umanuka unazamuka? Babwira ukuntu wamanutse hari ahantu n'ukuntu wazamutse ukagenda imodoka itakuzimanye kugera ugarutse mu kibuga. Twegera umusozi twigendere. Mbere ubundi ukiri mu kibuga nk'ubisanzwe nyine kugira ngo waguruke ucana kinyoteri yo guhaguruka ariyo y'ibumoso. Yego. Wamara kuyicana iki gihe wabwiye umupolisi agomba kwambara sentire. Ibyo ni ibisanzwe n'amategeko abigenga. Kugira ngo rero usohoke mu kibuga uhita winjira mu muhanda wundi. Mbere yo kuwinjiramo ntabanje ndahagarara bambwira kumanuka kiramo kinyoteri yo kumanuka y'ibumoso and then nyuma nigira imbere ngana hehe mu muhanda wanjye mu gisate cy'umuhanda wanjye ntabwo uhita winjirira ngo iburyo cyangwa se iki icyo gihe nyine urashya njye nahinjiriye ukinjira ako kanya ntabwo bisaba amasegonda angahe cyangwa se ngo bifate umunota wose kugira ngo wangaje vitesse. Ushyiraho akariro ako kanya kuko uba winjiye mu muhanda warangije kwinjiramo neza ubibona. Ugashyiraho akariro kwangaje vitesse. Nashyizemo iya kabiri nangaje iya gatatu.
nangeje ya kane barambwira ngo urinjira muri uwo muhanda. Icyo gihe bakibimbwiye nashyizemo kinyoteri ikata ibumoso yinjira muri ako gahanda. Ngabanya umuriro, pangura fitensi ku ya gatatu, ku ya kabiri, ku ya mbere, kuko igihe cyose ugiye gukata ugomba gukatira muri fitensi ya mbere. Ninjira n'ubundi ubwo icyo gihe winjira mu gisate cy'umuhanda cyawe. Ntabwo ugomba kwinjira mu gisate cy'umuhanda ngo w'ibumoso ngo bakubwiye ngo kwinjira muri uwo muhanda. Ugomba nyine kubereza amategeko ariko bigenda n'ubundi igihe cyose ugiye gukata waba ugiye kwinjira muri uwo muhanda ugomba kugenda mu gisate cyawe. Nahageze ninjira mu gisate cyanjye barambwira ngo mpagarare. Icyo gihe ho byari byemewe nahagaze. Maje guhagarara barambwira ngati nsubireyo. Ucana kinyoteri n'ubundi uko ugenda ukora ya manevre yose. Kinyoteri double kinyoteri usubira inyuma neza nko muri parking no gukora izo manevre. Ndazamuka uko uzamuka n'ubundi ntabwo ukomeza kugendera muri vitesse ya mbere n'ubundi wongera ukangaje bisanzwe nk'umuntu winjiye mu muhanda. Bansabye kongera guhagarara mbabwira ko bitemewe kuko nta cyapa cyari gihari. Barambwira ngo bikore nta kibazo. Kuko ari wari ubivuze kandi ngo abapolisi ngo bahagarare ibindi bimenyetso byose byo mu muhanda. Ako kantu nakumviye. Ndabikora kuko bari babimbwiye ushyiramo kinyoteri yaho ugiye guhagarara. Ukirinda nje narindi kubona ipangu nirinze guhagarara imbere y'igipangu kuko ntabwo ibyo biba byemewe no gufunga umuhanda ntabwo biba byemewe. Ibyo byose bisaba kuba utuje. Nabyirinze ndavuga nabanje gushyiramo kinyoteri ijya guhagarara. Pangura vitensi zanjye. Nshyira muri rimwe mbona kujya gushaka aho mpagarara hemewe. Yego ugize neza. Mitena nagushimira uri mu bantu babanje kuba muri audience y'umusongozi nyuma uza kubana doyenne w'abasongozi uyu munsi uri prefect. Urumva ko ibintu byagiye bizamuka amagrade yazamutse. Uri mu bantu bagiye wumva comment nyinshi cyane ziterwa ku musongozi. Ni ikihe kintu wumvishe abantu bashobora kuba bavuga ku musongozi kandi kitamubaho? Uri mu bantu twabanye igihe kinini banze cyane kitamubaho. Ni nk'ikihe kintu wigeze wumva wenda ku bafana b'umusongozi bamubeshyira cyangwa se bamuvugaho kandi kitamuriho? Kubeshyira byo narabibonye biranambabaza. Ari comment nabonye umuntu nuko wenda ntayivuga ubu ngubu ariko ugiye muri comment oya muntu iyo yifashe kandi nawe yari umuhungu niba atari umuhungu ni umugabo sinzi. Iyo yifashe akabwira umugabo mugenzi we cyangwa se umuntu bahuje gender akamwita imbwa nyine cyane ko noneho ku bahungu byo ari ikintu kitabaho cy'igisebo. Ibintu byarambabaje. Ariko umuntu azi kwitegereza. Uriya muntu yaritegereje. Man sevre byarambabaje nyine. Ariko nicyo kintu no kubona yakwigishije n'ibintu byose. Man naravuze se uyu muntu ngewe ubwo ikintu cya mbere nibeje naravuze icyo nicyo kintu wumvishe bamvugaho tu kitari cyo. Icyo nicyo kintu wumvishe bamvugaho kidahuye na comportement zanjye. Ibyo ngibyo byo nari ngendeye ku kintu cyambabaje ariko hari na comment njya mbona abantu bavuga ngo sinzi neza ariko nyine ngo ubuhaze ngo ufata ngo ibiki drug something like that. Gusa man ngaho babwira ukuntu nzi we n'ukuntu ambonye babwire ngo umusongozi n'umuntu umeze gutya tunisoreza. Mbere yuko mabwira ibyo ngewe nabanje kwiga mbere yo gufata code. Mbanza kwiga ubwo umunanafashe code urumva ni igihe kinini cyane. Namaranye nawe nyine ndakeka ko ni igihe kinini pe. Uwo mwanya nafashe wo kwiga mbere yuko mfata na code ni igihe kinini twabanye kugira ngo nyine mbe muzi ubu ndamuzi bihagije pe. Kugira ngo mubwire uko mubona ni muribeshya pe. Sinzi ukuntu ayibasonamo n'ubundi nta wakwinjizamo ikintu kitakuri mu mutwe. Ariko ndagira ngo mbwire ko abavuga ibyo byose nyine muribeshya. If you want confirm kizu byirebere. Ntukapfuke kuvuga ibintu utazi utabonye. Akujajiga face man. It's a fraud. Bro. Mbere yuko dusezera abantu oye mbabarira uze hano. Oye mbabarira hari ngwino hano. Ndashaka kwereka abantu iyo look yawe.
ukanatera shout out umuntu wagukozeho bro uwo bawita umukebyo uyu ni umukebyo bamwita nde akira bameditisha bro utere shout out Ndoye wabikoze ariko buriya yabikoze bro perfect man dore duwaye nagiye kuburiya musheften okay nayo nakabana namubwiye iyo urukurere y'amacacaro uri kubona no mucongo abakobwa ndashe mbabwire nimero zanjye se nindusha abakobwa ndashe mbabwire nimero zanjye noneho Charlotte kuri niyo papa bamwita niyo papa kabisa tudodera kabisa akorana Nyamata ariko n'umusongozi mwamubonye n'umusongozi ameze neza umva noneho nuko gukora kubwo nubundi nawe wari kuza ukagira n'ikintu nawe uterepisa abasongozi chefte ubabwira ubundi tunasoze tuvemo twavisi yitange bra uyu nguyu ni cheften yari cheften ariko ubwo biraterwa n'ukuntu ari bu performing bishobora kurangira abaye doyen sibyo right now apana right now oya nko mu minsi ejo ntituziga buriya ejo tuziga no kuvuga ngo guhera ku munsi w'ejo cyangwa ejo bundi bitewe na performance yawe uzahinduka doyen gira ikintu ubwira abasongozi icyo ushaka icyo ari cyo cyose wabaganiriza ku modoka wabakubita freestyle akwa badukubisa ka abakubita ka freestyle kuri nuza hajya kuri what man twe dukora n'umuziki baturisto yisere anateweje papi the Nyuma look in my eyes we go bound like a catedral je t'aime sans afin je n'ai jamais pas ta terre je te go fuck we go selling it challenge yeah in the honey we go up in the honey kino nababwira ku musongozi abasongozi mwese shout out kuri mwese ubundi mbere na mbere n'abantu mukurikirana umusongozi gusa nyine abantu baterekeye ku musongozi mwarahombye minsi 3 yonyine nkoze la circulation ndakumva don't miss sister transport ndakaze cyane nyine ndakumva tu akusobanura gake ubundi ikintu cya mbere ugomba gufokasinga first listen focus and then act ibintu byose bitabyikora and then what ibintu byose bitabyikora ubundi yeah na birenze ariko bana yanjye we na birenze babwire fast ni ibintu bitatu byonyine yes first of all listen focus and then act back down yeah bitabirangira imana ibarinde